Ijambo ry'umunsi. Abagabo bari bazi byinshi. Igihe kimwe Yesu yari ahantu nuko abona itsinda ry'abarobyi barimo barashyira indobani zabo ku ruhande zitarimo ikintu. Aba bari baraye hanze ijoro ryose. Yesu yaragiye abageraho abaza niba bamutiza ubwato bwabo kugira ngo ajye ahirengeye yigisha abantu bari bateraniye aho. Yesu ntabwo yari yarigeze ahura nabo barobyi na mbere hose, ariko kandi baremeye bamutiza ubwato. Igihe Yesu yari asoje yarabashimiye, ubundi arangije arababwira ati nimujugunye indobani zanyu hasi cyane kugira ngo mubashe gufata amafi, kubera yuko niho hari umubare mwinshi wayo. Bahise batekereza bati uyu mugabo ni umwigisha, hanyuma twebwe tukaba abarobyi, akaba ari kutubwira uburyo ndetse n'ikintu cyo gukora. Ese azi yuko ari byo bitubeshejeho? Ibi ngibi tubikoze imyaka myinshi, turabizi cyane. Tuzi igihe amafi azira, tuzi n'igihe aba adahari, ndetse ubu ngubu si igihe cyo kuroba. Nshuti, ese wari uzi yuko hari igihe rimwe na rimwe ushobora kumenya byinshi? Rimwe na rimwe ubumenyi bwacu bushobora kudushyira kure y'ibyiza by'Imana. Impapuro zimwe zo kwa muganga zizakubwira yuko ukirwaye, amakuru amwe n'amwe azakubuza gukomeza inzozi zawe, ndabizi, ariko kandi ni byiza kumenya amakuru ndetse ukumva n'ibindi bintu. Nyuma abarobyi baje kubwira Yesu mu kinyabupfura bati mwigisha, twamaze ijoro ryose turoba nta fi n'imwe twafashe, turabizi cyane ndetse tubifitemo uburambe. Yesu arabasubiza ati nimwumve mwa bagabo mwe, ngibi ndabizi ni muri bubyumve, ariko ibyo mvuga ndabizi. Niba mvuze yuko harimo amafi birasa nko kubatesha umutwe, ariko muraza kumenya yuko ari njye ugenzura amafi. Birashoboka yuko ijoro nta mafi yari arimo, cyangwa se ijoro ryaribanjirije, cyangwa se n'umwaka washize, ariko ndabizeza yuko ubu nonaha harimo amafi. Abagabo rero bagiye mu mazi, ubundi barangije bafata amafi menshi cyane kugeza ubwo indobani zabo zatangiye gucika. Igihe bari bamaze kuvamo baramwubashye, nuko batangira kwizera. Aba bagabo Yesu yabakoreye ibirenze ibyo batekerezaga. Ese uyu munsi urimo gushyira imbere ibibazo byawe, cyangwa ushyize imbere Imana yawe? Ese wemera yuko ibyo Imana igiye gukora ari byo yasezeranye, cyangwa ahubwo ujya utekereza yuko ushaka kubivamo? Ibuka ko dukorera Imana idasanzwe. Komeza wizere, komeza ujya imbere y'Imana, komeza wubahe ijambo ryayo, kubera yuko Imana ariyo mwizerwa. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.